reka turebere hamwe umunsi umwe wariwo dukoresheje ya metode natangireho mbereka yuko tugomba kugereranya ibivugwa hano n'ibivugwa hariya. Hano bikeya, hariya bikeya. Iby'umwuka turabisobanuza iby'umwuka, ntabwo dusobanuza ubwenge bw'abantu iby'Imana yavuze. Oya, kirazira. Kuko ubwenge bw'umuntu ni ubufu imbere y'Imana, n'ubwenge bw'Imana ni ubufu imbere y'abantu. Dia ikurikiyeho iratubwira iti Mariko 2:28, nicyo gituma umwana w'umuntu ari umwana w'isabato nayo. Iri somo ritubwiye yuko umwana w'umuntu nta wundi uvugwa ni Yesu Kristo, ni umwami w'isabato. Niba bavuze ko Yesu Kristo ari umwami w'isabato, ntabwo hatubwiye ko isabato ari umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu. None se iyo sabato irimo kuvugwa ahangaha muri iri somo ni uwuhe munsi? Indi ikurikiyeho iratubwira iti kuva 20 haravuga ngo ariko wa karindwi, ariko wa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana. Isabato ni uwuhe munsi? Igisubizo tukibonye muri Bibiliya yuko ari umunsi wa kangahe wese? Ntabwo mubivuze cyane. Ni umunsi wa kangahe wese? Ni uwa karindwi. Mwe gutinya kubivuga. Niba Yesu ari umwami w'isabato, kandi ijambo ry'Imana rikaba ritubwiye ngo isabato ni umunsi wa karindwi, umunsi w'umwami ni uwuhe? Bikurikiyeho muri Yesaya 58:13 hatubwira yuko umunsi niwuhindukira, umuhanuzi Yesaya avuga ati nuhindukira ntukaregere isabato yanjye ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, nushaka turekeraho. Hano isabato Uwiteka yise umunsi wanjye wera. Mariko yatubwiye ati Yesu Kristo ni umwami w'isabato. Mose yatubwiye ati umunsi isabato ni umunsi wa karindwi. None Yesu yatubwiye ati isabato ni umunsi wanjye wera. Igihe wejejwe twabisoma mu Itangiriro 2:23. Murabona hano Uwiteka niba avuze ku isabato ari umunsi wera, mu mvugo ya Kiliziya Gatolika baravuga ngo ni umunsi mutagatifu. Ugiye kureba muri Bibiliya ntagatifu baravuga ngo ni umunsi mutagatifu. We ntabwo bakoresha ngo uwera, ahubwo bakoresha ngo mutagatifu. Umunsi w'umunezero. Bana b'Imana nimumbwire, umunsi w'umwami Yohana yavuze ni ku cyumweru koko? Abanyumva bashobora kuvuga bati akada uratubeshye, umunsi w'icyumweru ni wa karindwi. Niba Mose yaravuze ngo ariko wa karindwi yavugaga icyumweru, reka mbabereke ko atari ko yavugaga. Reka mbabereke yuko atari ko yavugaga. Reka turebe igihe ikurikiyeho icyo tubwira. Havugwa uko Yesu Kristo yahambwe. Nuko umuntu witwaga Yosefu yari umujyanama wo mu Bayuda w'umunyangeso nziza kandi ukiranuka. Uwo ntiyafatanyije n'inama zawo n'ibyo bakoze. Yari umunyaramatiya mu mudugudu w'Abayuda, nawe yategerezaga ubwami bw'Imana. Nuko ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu, arayibambura, ayizingira mu mwenda w'igitare, ayihamba mu mva yakorogoshe mu bitare. Itarahambwa n'umuntu. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Hari ku munsi wo kwitegura isabato yenda gusohora. Bavandimwe, abantu bose bo ku isi bemeranya yuko hari icyo bita Good Friday, Vendredi Saint, kuko ari umunsi Yesu Kristo yapfiriyeho. None Good Friday
ivuze ko ari umunsi wo kwitegura iki mwese? Umunsi wo kwitegura isabato. Bibiliya ivuze ko ari umunsi wo kwitegura isabato, ubanza isabato yendaga gusohora ukurikirwa n'isabato. Ni ukuvuga ngo Friday ikurikirwa n'isabato, kuko niwo munsi Yesu Kristo yapfuyeho, yadukirijeho twese, niwo munsi yabambweho. Haleluya. Umurongo wa 55 uravuga ngo nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye babona imva y'intumbi ye uko ihambwe, basubirayo batunganya yumura neza n'imibavu, kandi ku munsi w'isabato bagenda bose twese bararuhuka. Nk'uko byagenze gute? Nk'uko byategetswe. Muyumvire ukuntu bubahiriza umunsi w'umwami. Ntabwo batinyutse no kujya gusiga umubavu umurambo wa Yesu Kristo. Ariko abantu bo muri iki gihe dusigaye duhamba no ku isabato. Abagore ntabwo batinyutse kujya gusiga umurambo wa Yesu Kristo umwami wabo imibavu baguze, bumvaga ko ari kizira. Bumvaga ko ari ikintu kizira. Dufite urugero rwiza muri Bibiliya ariko ntidushaka gukurikiza. Dusigaye dushyira no guhamba ku isabato. Ngaho aho ubwenge bw'umuntu bugeze, ngaho aho ubwenge bw'umuntu bugeze, twaratokowe. Blanche dikurikiyeho imbwira iti kuwa mbere w'iminsi karekana umuseke bajya ku gituro, bamaze kugura bya mibavu birukanka bagiye gusiga umurambo w'umwana wabo. Bagezeho basanga ibuye ryahavuye. None isi yose twemeranye yuko Yesu Kristo yazutse ku cyumweru. Mwumvise yuko ku cyumweru Bibiliya ivuze ko ari kuwa mbere w'iminsi. Urabara uhereye he? Urabara uhereye he? Ko Imana irimo kubara icyumweru kirema ihera kuwa mbere w'iminsi. Wowe urabara uhereye he? Uko niko Bibiliya yita umunsi w'icyumweru. Ariko rero niba Bibiliya ntabwo ivuga na hato ko ku munsi wa mbere cyangwa se ku cyumweru hariho umunsi w'umwami. Kuko umunsi w'umwami ni isabato, kandi isabato ni umunsi wa karindwi. None si umunsi w'umwami muhe koko? Yohana ari ku kigo cya Patmos, reka turebe Lidiya ikurikiyeho. Yohana ku kigo cya Patmos yaravuze ati ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka inyuma yanjye, nanditse ngo yanagiye mubone, numva ijwi rirenga ry'Imana. Uyu munsi w'umwami Yohana avuga ngaha ni uwuhe? Yesu Kristo yiyitirira ko ari umwami w'isabato. Mose akaba atari yatubwiye ko ari umunsi wa karindwi. Yesaya akaba yatubwiye ko ari umunsi w'Imana utagomba gukandagirwa. Abagabo bane nibyo igice cya mbere mu wacu maze kwereka abagabo bane. Twahereye kuri Mariko, tujya kuri Mose, tujya kuri Yesaya, none dufite na Yohana. Bemeza yuko umunsi w'umwami ari umunsi wa karindwi, ari isabato. Ariko hari undi mugabo wa gatanu ushaka kongeraho. Umugabo wa gatanu ushaka kongeraho ni amateka y'isi. Amateka y'isi ngiye kwereka ko umunsi w'umwami atari ku cyumweru. Amateka y'isi atubwira yuko Yohana yabayeho, Bibiliya ikurikiyeho. Yohana yavutse muri AD 6 nyuma ya Kristo, apfa muri AD 100. Muri ya myaka yarariho icyumweru ntabwo cyari kimwe, hari ugucyavuga.
ntabwo cyari cyakabayeho, kuko cyabayeho igihe ikurikiyeho igihe Constantine yemereraga ubukristo mu bwami bwe. Constantine yari umupagani ruharwa wasengaga ku munsi w'izuba. Constantine yafatanyije n'abandi bapere bamubanjirije guhiga abakristo kugeza ubwo babananiwe, baricaga abandi bakristo bakavuka, bakwica abandi bakristo bakavuka. Satani aravuga ati abakristo ntabwo uzabashobora, reka mbivangemo. Satani yemera ubukristo nka rimwe mu madini yemewe n'ubutegetsi bwa Roma. Amaze kubikora cyo ashyiraho iri tegeko mubona kuri ekara, ashyiraho iri tegeko mubona kuri ekara. Yabikoze muri AD 371 mu mwaka wa 21 nyuma ya Kristo. Aravuga ati Constantine, the first Christian emperor of Rome, issued the following edict: let all the judges and town people and the occupation of all trades rest on the venerable day of the sun. Bavandimwe, iri tegeko mu mateka rirahari, nta n'umwe avuga ko ritabayeho. Kugeza n'ubu icyumweru mu Cyongereza ndetse no mu Gihorandi ni Sun Day. Ubise mu cyacu Sun ni izuba, Day ni umunsi, ni umunsi w'izuba. Kwitwa icyumweru ndababwira aho byavuye. Kiliziya Gatolika iza mu Rwanda yashakaga abayoboke. Mu gihugu cya Uganda ahantu hitwa Jinja hari uruganda rukora imyenda y'imishanana y'umweru. Kiliziya Gatolika iragenda igura imishanana y'umweru, ikagizana ikayiha abaturage kugira ngo baze gusenga. Kuri uwo munsi yahisemo, maze abaturage bakagenda bararikana, tugiye ku cyumweru, tujye kwifatira imyenda y'umweru. Uwagendaga wese yafataga umwenda w'umweru. Nguko izina ry'icyumweru ryaje mu Rwanda, nguko ryaje mu Rwanda. Tujye ku cyumweru, izina rifata rihamara icyo. Ariko izina ry'uwo munsi ni umunsi w'izuba. Bavandimwe, Satani afite ibinyoma byinshi. Mu ndirimbo twabiririmbye, yuko ni inzoga. Bibiliya ni kwita ibyo Satani yazanye kuri inzoga yuzuye ibinyoma byinshi yakwirakwije hano ku isi nk'imitego yo gufata abana bacu twabyaye, yo gufata urubyaro rwacu twabyaye. Icyo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, icyo ni ikimenyetso cy'ubutegetsi buhanganye na rurema, bushaka kuranywa, bushaka kwiba icyubahiro, bushaka kwiba icyubahiro cy'Imana ngo bukishyireho, bube ariko buranywa aho kugira ngo Imana iramuye yo mu ijuru ari mu ijuru ishyiraho byose. Bavandimwe, Imana iradukunda kuko yashyize ibingibi bituzengurutse mu buhanuzi bwayo. Diya ikurikiyeho ni kutubwira Daniyeli 8:12. Muri Daniyeli 8:12 Imana kubera urukundo rwayo yaravuze iti izo ngabo. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo izo ngabo, itubwira amateka y'isi, yavugaga the armies of the pagan kingdoms. The armies of the pagan kingdoms zahawe iyo nyamaswa. Riya somo narikuye ahantu havuga ihembe ritoya rishushanya iyo nyamaswa turimo kuvuga. Ubwo butegetsi buzaza ku isi. The armies of pagan kingdoms bahawe ubwo butegetsi bwashaka kuza ku isi kugira ngo buyirwanye. Noneho izo armies of pagan kingdoms bamuha na igihoraho. Ririya jambo nakuyemo mu muja w'Imana ina wayiteretswe yuko ritagomba kubamo.
ahubwo yahawe igihoraho ni iki? Ni pagan worship. Igihoraho ni pagan worship. Nicyo bazanye mu itorero, pagan worship. Imihango ya gipagani niyo binjije mu itorero. Noneho amaze kubihabwa, abihabwa ubutware bwabyo kugira ngo bitegeke bitewe n'igicumuro yaragiye guhabwa. Igicumuro yaragiye guhabwa bitewe n'igicumuro, breaking the law of God. Yashyizeho igicumuro ni uguhanga imihango yo kwica amategeko y'Imana nkana. Kuko igicumuro iyo mihango arayihabwa, donc ubutware abuhabwa kubera igicumuro yaragiye guhanga. Muri ibyo igihe yakoraga ibyo ngibyo yajugunye ukuri hasi. Ijugunye ukuri hasi niko ijambo ry'Imana rivuga. Risibangira ukuri munsi y'ibirenge byaryo, maze ribishyira mu bikorwa. Mu ijambo ry'Imana avuga ngo riteye imbere, rirabasha riragamye, riteye imbere. Nguko byagenze. Na n'ubu isi yose yaremeye, yarakurikiye guhongera. Abantu bose barahongereye kuko bafashwe mpiri. Ayo ni amateka ahamya yuko icyumweru atari umunsi w'Imana, bamba atari umunsi w'inyamaswa, sorry, atari ku cyumweru, yuko umunsi umwana uvuga muri Yohana 12 atari ku cyumweru. Noneho ubundi buhamya buheruka, Yesu Kristo yababawe. Ibi ngibi Imana iherutse kubinyereka, mumbabarire mbabwire, ndakoresha Icyongereza, ndagira bisoma mu Kinyarwanda, ariko mumbabarire rwose mbabwire ibyo Uwiteka yaherutse kunyereka. Ntabwo nari mbizi nanjye. Muri Matayo 5:17, muri Matayo 5:17, Yesu Kristo yaravuze ati, fear not. Fear not. Iryo jambo riri muri King James Version. Iryo jambo uribona muri King James Version. Mu Kinyarwanda ni kuvuga ntimugatekereze. Ibyo ntabwo bigomba kuba mu ntekerezo zanyu. Ntimukibwire mu Kinyarwanda kigezweho. Ntimugatekereze, ntimukibwire. Iyi vocabulary think not, think, Yesu Kristo yakoresheje niyo yari yarakoresheje mu buhanuzi bwa Daniyeli. Precisement the same word. Ijambo niryo yakoresheje. Reka tubajye turebe iyi diya ikurikiyeho. Muri Daniyeli 5:25 Yesu Kristo yavugiye muri Daniyeli, he shall think to change times and laws. Azatekereza. Yesu Kristo aje arawiyamana ati, do not think. Icyo nicyo ngeza kigezweho. Do not think. Ngutangire umbeshere yuko naje guhindura amategeko ya Data. Ntabwo ari cyo cyanzanye no ku isi. Do not think that I come to change my father's laws. Ntabwo ari cyo cyanzanye. Ntimugatekereze, ntimukibwire yuko nazanywe no guhindura amategeko ya Data. Nimuna guhindura amategeko ntabwo nabatumye, ntabwo nabatumye. Umuntu ngubu none inyamaswa n'ikisigaye yivuga, irabyigamba, yarahinduye, abantu bose barikurikira, bemera ibyo yahinduye, none abantu bose baremeye, ubu barahogeye, isigaye yigamba, ifite ubutegetsi, ifite ububasha, yarawuhawe, yarawubonye,
yabonye yuko abantu bose babyakiriye yumva yuko byabaye, ariko amategeko y'Imana azarahinduka shwita ntashobora guhinduka. uko guhindura amategeko y'Imana, uko guhindura amategeko y'Imana ni ukwishyira hejuru y'Imana, ni ukwibura Imana, ni ukwisimbura ukishyira mu mwanya wayo. Urukundo rw'Imana rutwereka yuko na Pawulo yahanuye uko guhindura amategeko y'Imana, yahanuye uko kwimura Imana. aho Pawulo avugishijwe n'Umwuka Wera abwira abantu ngo ntimugatekereze, ntimukibwe, ntihazagire umuntu ubabeshya yuko Yesu Kristo azaza uko kwimura Imana kutabanje kugaragara. uwo munyabugome agomba kubanza yagaragara. mu Cyongereza uriya munyabugome bamwise the man of sin, the man of sin. mu Kinyarwanda the man of sin ni umunyacyaha, ni umunyacyaha. bavandimwe, ntabwo ndi kubwiriza umuntu kwiga Bibiliya, nimushaka mwitonde. ibi ndi kuvuga ntabwo ari byo kujenjeka. turi hagati y'urupfu n'ubuzima. ibyo dukora byose tugomba kumenya aho duherereye, niba ari mu ruhande rw'inyamaswa cyangwa se niba ari mu ruhande rw'Imana yari mu ijuru n'inyanja byose. uriya munyacyaha none se abaye umunyacyaha ate? abaye umunyabugome ate? urwambere rwa Yohana cyangwa mu wa 4 haratubwira ati umuntu wese ukora icyaha aba agenza ati abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. ari amagambo ya centre parenthèse, ntabwo ari muri Bibiliya, ariko abafite Bibiliya nk'ingi yanjye yo 93, iyi ya chapter 93 irimo akanyuguti ka e kuri ya jambo kugoma. hasi bashyizeho ko kugoma ari ukwica amategeko y'Imana. umuntu wese ukora icyaha aba yishe itegeko, kuko icyaha ni ukwica iki? amategeko. uwo ni umunyacyaha. uwica itegeko ry'Imana wese ni umunyacyaha. uwica itegeko ry'Imana wese ni umugome. none se niba uriyo munyabugome w'umunyacyaha yarahinduye amategeko y'Imana akayigamba, ntabaye umunyabugome koko? ntabaye umunyacyaha koko? umuntu wigisha abatuye isi bose kugomera Imana, arigisha abatuye isi bose kutumvira Imana, kuko amategeko yishyiriyeho niyo ashaka kugira ngo abantu bumvire. mu yandi magambo ari kwiha icyubahiro, aho kugira ngo atume abantu batuye isi bagiha Imana, aratuma bamuha icyubahiro. ntashaka ko Imana yumvirwa, ntashaka ko Imana yubahwa, niwe ushaka kugira ngo yubashywe. uko ni ukwimura Imana, uko ni ukwishyira hejuru ku mugaragaro, bigaragarira mu guhindura ariya mategeko y'Imana nk'uko yabyigamba. barabyigamba da, hasigaye iki? mwari muzi ko hano mu Burayi hari ishyirahamwe ryo gucengeza Muvuma, hari ishyirahamwe ryo gucengeza amatwara yo kubahiriza icyumweru, nibyo da? hari Sunday Law Movement, icyo bita Sunday Law Movement, muvuma yo gucengeza icyumweru ngo cyinjire mu mitwe y'abantu, cyinjire mu bwenge bw'abantu, cyinjire mu ngo z'abantu. iyo muvuma irahari, uzajya kuri internet wandike Sunday Law Movement, Sunday Movement. amafaranga menshi aratangwa kugira ngo iyo muvuma icengeze muvuma yo kuruhuka ku cyumweru mu bategetsi b'isi, mu bwoko butuye isi. ntabwo mbeshya. niba utari ubizi rero, niba utari ubizi wowe unyumva ubimenye uyu munsi ubimenye uyu munsi yuko niba uruhuka ku cyumweru akaba ariho ujya mu rusengero ugiye gusenga utari ubizi, iryo tegeko wubahiriza ryo kujya kuruhuka ku cyumweru ntabwo ari itegeko ry'Imana, ntabwo ari Imana, ntabwo ari Imana yabishyizeho, ntabwo ari Imana y'ubuhaye.
iryo tegeko wumvira wubahiriza ntabwo ari iry'Imana. Niba Imana atari yariguhaye ukaba uyubahiriza utari ubizi, uri guhesha icyubahiro mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, mu bugingo bwawe, ubundi butegetsi butari ubw'Imana. Unyumve neza, ikimenyetso kiranga Imana yaremye ijuru n'isi nyaki no byose ugisanga mu gihe cya karindwi indidia umurongo wa mbere, aho Imana ivuga iti mbona marayika bundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana horaho. Haleluya. Arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimwabaza isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana. Haleluya. Mbese iki kimenyetso cyageze mu ruhanga rwawe? Mbese iki kimenyetso cyageze mu bwenge bwanjye? Wari uzi ko iki kimenyetso nikigera mu ruhanga rwawe rikagera mu bwenge bwawe, umujinya w'Imana utazakugeraho? Iki kimenyetso cyo kumenya Imana y'ukuri kwa iyo ari yo ni kiriya kimenyetso dutungira mu rutoki n'Imana umuremyi mu itegeko rya 4 rivuga ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato. Ubwo bumenyi nta handi Imana yabushyize. Ubwo bumenyi bwo kumenya Imana y'ukuri iyo ari yo nta handi Imana yabushyize mu itegeko rya 4, kuko Uwiteka Imana yaremeje n'isi nyaki n'ibintu byose ikaruhuka umunsi wa karindwi. Ubwo bumenyi bwo kumenya Imana iyo ari yo yabushyize mu itegeko rya 4. Icyo icyaha gikomeye rero, icyaha kirusha ibindi kuba kibi, mugomba kwanga umwuka. Ntabwo ari guseka, birababaje. Icyaha gikomeye kurusha ibindi bikorwa mu minsi y'imperuka Satani yazanye hano kuri isi kizatuma abantu bahinduka bamurikirwaho n'uriya mujinya w'Imana uzaba utavanze n'imbabazi. Uvuga muri marayika wa 3 twaririmbye, baririmbye muri hano turongera turirimba iyo ndirimbo. Impamvu umujinya uzaba utavanze n'imbabazi nuko Yesu Kristo azaba yahagurutse ku ntebe y'imbabazi. Ubu ngubu bari mu buturo bwera. Abantu ntabwo bazi ko Yesu Kristo ari mu buturo bwera arimo kudusabira imbabazi. Abantu ntabwo bazi ko Yesu Kristo ari mu buturo bwera arimo kutweza w'inenge yose, umwanya wose, ariko tugira bera. Aha niho kwihangana kwabera kuri. Niba Yesu Kristo akwejeje ubu mwere ntakigusigaraho, ntugomba gushidikanya yuko yakwejeje ngo wibwire yuko wasigaranya akaha kari mu ruhande n'uriya ntihano. Iyo yejeje aba yakwejeje, hana kanunu gasigara. Haleluya. Amaraso y'Uwiteka Imana areza. Haleluya. Umukobwa wanjye namwise niyo yeza. Haleluya. Uriya muhungu wanjye namwise iranyeza. Haleluya. Uwiteka yeza buri munsi, yeza buri munota. Ntabwo yakwejeje usigana na gatsitsi kabyo, maze igihe umunsi w'imbabazi uzakirwa ntabwo Yesu Kristo azaba akituvugira, ntabwo Yesu Kristo azaba akeza. Ijambo ry'Imana ryita ibihe turimo ko ari ibihe byo guhemburwa, the times of refreshing. Acts 3:19. Ni ibihe byo guhemburwa, ibihe by'imbabazi, ni ibihe byo gukiza. Umubwiriza ati hari igihe cyo gukiza ariko hari n'igihe cyo kwica. Niko umubwiriza avuga. Ubu turi mu gihe cyo gukiza abavandimwe, igihe cyo kwica kigiye kuza. Ni cyiza kandi ntabwo kizagusiga. Inkota yahanuwe muri Ezekiyeli izaca umutwe, ihereye ku musaza igere no ku mwana muto, ntabwo uzababara. Icyaha rero gikomeye kinuka kirenze ibindi nicyo kubahiriza umunsi wo utarashyizweho n'Imana. Nicyo kubahiriza Satani yazanye kuri isi, nicyo kubahiriza umunsi utarashyizweho n'Imana. Kuko imbuzi y'amarayika wa 3 nihiganisha. Umuntu uzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwe. Abazitonda amategeko y'Imana rero kandi bakajya kwizera kwa Yesu, ntabwo bazaranya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abazaranya inyamaswa rero ni bariya
bazayaramya mu bwenge bwabo, mu mutima wabo, mu bugingo bwabo. Muribuka Yesu Kristo ko yatubwiye ngo ukundishe Uwiteka Imana umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo kimenyetso cyo gukunda Imana, haleluya, Yesu ati nimukunda muzitondere iki? Amategeko yayo. Ikimenyetso cyo gukunda rero, urukundo rw'Imana rugaragarira mu bwenge, rugaragarira mu bwenge, rukagaragara mu mbaraga, rukagaragara mu mutima wawe, no mu byo ukora byose hano ku isi. Aho niho urukundo rw'Imana rugaragarira, niko Yesu Kristo yatwigishije. None rero mu gihe ukunda Imana uzubahiriza n'itegeko ry'umunsi wayo. Mu gihe ukunda Imana ntabwo uzavuga nk'abambari bashitani bavuga ngo uriya munsi w'umwami Yohana yavugaga ngo ni ku cyumweru. Mu gihe ukunda Imana ntabwo uzavugira ubusira ry'Uwiteka Imana yawe. Mu gihe ukunda Imana ntabwo uzayisimbuza izindi mana y'ibishushanyo ngo ujyeho abayobya uramya inyamaswa yakuye mu itegeko ryo gusenga ibishushanyo. Mu gihe ukunda Imana uzabyamagana. Mu gihe ukunda Imana ntabwo uzayisimbuza izindi mana ziguha amategeko yo kugenderamo mu mutima wawe, ahubwo niwubahiriza andi mategeko atagira aho ahuriye n'ayo Imana yaguhaye, uzaba uri kuyisimbuza mu mutima wawe, uzaba uri kuyisimbuza mu bwenge bwawe, uzaba uri kuyisimbuza mu bugingo bwawe izindi mana mu mutima wawe ziguha amategeko ugenderamo kandi atari Imana yaguhaye. Ubwo uzaba wagezeho n'ikimenyetso cy'inyamaswa, kizaba kikuri mu maraso, ntawe wagihuye, kuko kizaba cyarakwinjiye mu mutima no mu bwenge. Kubera iki? Uriya mujinya w'Imana, kadusome igice 15. Mbona mwishyura ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamarayika barindwi bafite ibyago bingahe bavanywe? 7. Nibyo bigimeruka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzuye. Reka turekeraho. Uriya mujinya w'Imana uzasukwa, amagambo yo gusukwa kubaramira ikimenyetso cy'inyamaswa muzagende mu bwisomere. Uriya mujinya ibyago 7 bizasukwa ku bantu barabaramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ntabwo ibyago 7 bizakugeraho n'uba ufite ikimenyetso cy'Imana. Ntabwo bizakugeraho. Ikimenyetso rero kizashyirwa mu ruhanga kubera ubwenge bwabo bazaba baraguhaye ubundi butegetsi. Ikiganza ni pratique. Reka nsubiremo. Ikiganza ni pratique. Umutima ni teori. Ubwenge ni teori. Ni ukuvuga ngo ubuyoboke bwawe, ukuramya kwawe kugaragara muri pratique, mu bikorwa, mu byo ukora. Ibikorwa rero ni ikiganza. Munyumve neza. Ibikorwa ni ikiganza. Imyizerere yawe ni uruhanga. Ubwenge bwawe bushingiye ku ki? N'ibiri mu mutima wawe bishingiye ku ki? Cyangwa ibiri mu ruhanga rwawe bishingiye ku ki? Kuko ibyo ushyira mu bikorwa biba bivuye mu bwenge bwawe, bigaragara mu kiganza. Ibiri mu ruhanga ntabwo bigaragara, ibiri mu mutima ntabwo bigaragara, ibiri mu bwenge ntabwo bigaragara. Iyo utarabishyira mu bikorwa ntabwo bigaragara. Ikimenyetso rero kigaragara mu kiganza. Ikimenyetso kigaragara mu kiganza. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso kigaragara mu byo ukora. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byawe nibyo bigaragaza ikimenyetso ufite. Niba ari ukubahiriza isabato cyangwa se niba ari ukubahiriza umunsi w'icyumweru, niba ari ugufunga iduka ryawe ku munsi w'icyumweru cyangwa se niba ari ugufungura iduka ryawe ku munsi w'isabato, niba ari gukora ikizamini mu ishuri ku munsi w'isabato cyangwa se niba ari ukureka gukora icyo kizamini ku munsi w'icyumweru, ibyo ni byo bikorwa. Icyo gihe uzaba ugaragaza rero ubutegetsi wumvira ubwo ari bwo. Icyo kimenyetso rero nikikugaragaraho mu bikorwa byawe cyangwa se mu ruhanga rwawe, imyizerere yawe, uzagerwaho n'uriya mujinya w'Imana uzasuka mu byago by'imperuka. Ariko abari hano mwese ndabifuza kuzaba rirwa mu batabarutse. Haleluya. Mu rwanda rugamba muneshe muzabe mu batabarutse,
kuko ririya somo riratubwira ngo abatabarutse banesheje ya nyamaswa y'igishushanyo cyayo, abatabarutse banesheje ya nyamaswa y'igishushanyo cyayo ntibemera gushyirwaho icyo kimenyetso mu ruhanga rwabo, ntibemera gushyirwaho icyo kimenyetso mu mpanga zabo, kuko banze kumvira amategeko y'inyamaswa. Haleluya. Mbona umuhanuzi umuhishuzi avuze ati bahagaze ku nyanja y'ibirahuri, none se uzaba urimo cyangwa nzaba mbarimo? Uwiteka abitubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Data twese mu ijuru, urakoze kuvugana n'abana bawe, urakoze kuvugana n'imitima yacu. Ngwino data uduhe imbaraga zo kunesha inyamaswa n'igishushanyo cyayo, maze aba ari we tugana Yesu Kristo. Ubwo uzaba yanyuze ku bicu, uzasanye twese hamwe twiteguye kugusangana mu kirere mu izina rya Yesu. Murakoze muvandimwe, Imana y'umugisha. Mumbabarire. Show